Hareruya hareruya, Yesu nashimwe cyane. Bene data bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, aho muherereye hose, ubuntu n'amahoro bitangwa n'Uwiteka bikomeze kubana namwe. Mbifurije gukomeza kurindwa n'Imana, mbifurije kubona umugisha utangwa n'Imana utarimo uburiganya, mbifurije kurama kandi muzaramire kubona ibyiza. Buri muntu wese muri uku kwezi kwa gatanu ibyifuzo ari gusengera, wumva ko Imana yabasha kugusubiza, Uwiteka Imana akumvire, aguhe guhirwa mu izina rya Data wa twese n'Umwuka wera. Haleluya! Reka rero tuganire ijambo ry'Imana. Nari mbakumbuye bene data, nshuti zanjye kandi inshuti z'Imana. Reka dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yesaya, ibice byaho 3 n'umurongo waho wa 13. Uwiteka ahagurukijwe no kuburana, agacira amahanga imanza. Uwiteka azacira imanza abakuru b'ubwoko bwe n'abatware babwo, kuko ari mwebwe mwariye uruzabibu mukarumaraho, imiryango y'abakene iri mu ngo zanyu. Ni iki gituma mumenagura ubwoko bwanjye mugahera abakene? Niko Uwiteka umwami Nyiringabo abaza. Imana itugire neza cyane. Nshuti z'Imana, ni amagambo twumvise kandi ni amagambo asobanutse. Burya ijambo ry'Imana ntirishobora kugenda ubusa. Muzi ko ijambo ry'Imana riraturuta, nicyo gituma umuntu akwiriye kuritinya. Rero ni ukuvuga ngo Uwiteka ahagurukijwe, niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Uwiteka ahagurukijwe no gucira imanza amahanga, ndetse ngo n'abategetsi n'abatware aribo bategetsi batwara ubwoko bwe. Imana itugirire neza. Rero mu buryo bw'umwuka, kuko ijambo ry'Imana ni ibiryo by'umwuka, ntabwo wajya kurigura mu isoko nk'uko tugura ibindi byose tubasha gutungisha uno mubiri. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Uwiteka ahagurukijwe no gucira imanza abantu, kandi ahagurukijwe. Iyo Uwiteka ahagurutse haba harimo n'abagiye gutabarwa. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo rero warenganyijwe kenshi, hari umuyobozi uri kukurenganya, hari umuvandimwe uri kukurenganya, yemwe bayobozi muyoboye abakristo. Ni ukuvuga ngo Uwiteka Imana arabahagurukiye. Niba mwarayoboye neza intama z'Imana mutagize uwo murenganya, ni ukuvuga ngo we muyobozi uri mu buyobozi bwa leta, se uri umukristo, muri iyo ntebe wicayeho ukaba waragize umuntu urenganya, reka nkubwire ngo Uwiteka Imana ahagurukijwe no kuburanira uwo muntu warenganije mu kazi kiwe. Imana itugirire neza. Uwiteka ahagurukijwe n'abapasiteri bariye iby'imfubyi. Uwiteka ahagurukijwe n'abapasiteri bayoboye umukumbi w'Imana ariko bakawurenganya. Imana itugirire neza. Uwiteka ahagurukijwe n'abantu birirwa baharabika bagenzi babo, bakabaharabika, bakabavuga amagambo ariyo n'atariyo, bagavuga inkuru ku muntu ari ukugira ngo bishakire indamu. Reka mbabwire ngo Uwiteka ahagurukijwe no gucira imanza buri muntu wese ibyo yagiye akora. Yesu adufashe. Kandi ni ukuvuga ngo hari abantu, niba wararenganye ugatambuka ukumva wararenganye, ukabura ahantu waregera, ukisunga Imana,
mwene data reka nkubwire ngo Uwiteka Imana aje kukurengera, humura, kandi Uwiteka Imana aje kukuburanira. Imana itugirire neza cyane. Hari abantu barenganya abandi bitwaje yuko ari abakuru b'itorero, bitwaje yuko ari abakuru b'imirenge, bitwaje yuko ari abakuru b'amashyirahamwe runaka. Ugasanga abantu bari kurya iby'imfubyi, ugasanga abantu bari kurya iby'abakene. Yesu atugirire neza. Ugasanga buri munsi, reka nivugire gutya, ugasanga buri munsi haraboneka amaraporo ngo nimutubarurire imfubyi ziri aha n'aha, nimutubarurire abapfakazi bari aha n'aha. Nyamara imfashanyo zaza mwarangiza mukazikubira mu ngo zanyu. Reka mbabwire ngo Uwiteka Imana ntabwo azihanganira ibyo bintu. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Uko waba uri kose, icyubahiro ufite icyo ari cyo cyose, reka nkubwire ngo Uwiteka ntazakangwa n'amanyenyeri ufite, azareba neza niba warakiranutse. Uwiteka ntabwo azakangwa n'icyubahiro ufite, kuko arakurengeye, kuko ari hejuru y'icyubahiro cyawe. Icyubahiro cy'Uwiteka kiri hejuru y'icyawe, kuko ibyo wicayemo byose ni Uwiteka ubigena. Yesu atugirire neza. Hari abantu ni ukuri Uwiteka agiye gukura ku ntebe zabo kubera kurenganya abantu, kubera igitugu cyabo. Uwiteka arihagurukiye, ahagurukijwe no gutabara ubwoko bwe bwarenganijwe igihe kinini. Yesu adufashe, burimo kurara burira. Yesu atugirire neza kandi Yesu adufashe. Bene data, hari abantu bakora ibintu bakumva yuko byarangiye, ariko burya ijisho ry'Uwiteka rirareba. Hari abantu usanga banezezwa no kurya iby'abandi bakabiheza, ariko reka mbabwire ngo Uwiteka Imana ntazaceceka. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Aje ngo mwariye iby'abakene. Yesu adufashe. Nyamuneka ukwiriye kwikubita agashyi ukagarukira bugufi, kuko iby'umukene wariye, byaba ari ibyo kumufasha, byaba ari ibyo wakiriye byo kumufasha, ntubimushyikirize. Byaba ari umukene uri mu ishengero uri kuyobora, yaba ari umukene watangiye raporo uri mu murenge uyobora, cyangwa se mu mudugudu uyobora, cyangwa mu karere uyobora, warangiza ntubimugezeho. Reka nkubwire ngo Uwiteka ntabwo azaceceka. Bibiliya iratubwira ngo ibyo byose murabikora nkabihorera, ngo ariko umunsi umwe nzabishyira imbere y'amaso yanyu uko bikurikirana. Inshuti z'Imana si iterabwoba, ni ijambo ry'Imana dusomye, avuga ngo Uwiteka ahagurukijwe no gucira imanza amahanga. Yesu adufashe. Waba uri mu mahanga runaka, nyamara icyakujyanyeyo si ugushakisha ubuzima nk'abandi, ahubwo uririrwa urondera abagezeyo ukabashyiraho amadosiye atariyo. Ariko reka nkubwire ngo Uwiteka ahagurukijwe no gucira imanza izo nkozi z'ibibi. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Cunga neza rero umunzane wawe uri kugupima, ucunge ibiro uri gupima muri Kristo Yesu, ucunge ingeso zawe, ucunge mu rugo rwawe, ucunge mu baturanyi, ucunge mu kazi. Yesu adufashe, kuko Uwiteka ahagurukijwe no kugira gutse no kurengera abe. Uwiteka ahagurukijwe no kurwanirira ubwoko bwiwe. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Ni ukuvuga ngo rero wowe uri gusuka amarira,
reka nkubwire ngo Uwiteka Imana aje kugutabara. Bene data nshuti z'Imana, haruje kukuburanira, Uwiteka arahagurutse. Muri ibyo byose birara bikuza amahoro mu gitondo na nimugoroba. Uwiteka Imana arahagurutse. Yesu adufashe rero, kandi ubwo Uwiteka Imana ahaguruka ntabwo ari bugende gutyo gusa, cyangwa agusige gutyo gusa, ahubwo aragusiga ubonye igisubizo, aragusiga aguhaye ishimwe. Data wa twese rero nahimbazwe, mukomeze kugubwa neza, mukomeze kuryoherwa n'ijambo ry'Imana, mu izina rya Yesu Kristo, amen.